Mwongeye kwirirwa kandi twagarutse tuvuga ku birari by'insigamigani nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mugani ugira uti bamutije umurindi. Bamutije umurindi ni umugani, ni ibirari by'insigamigani, ni umugani wasizwe n'Abanyarwanda ariko tutazi inkomoko yawo, ari nayo mpamvu dufata umwanya tukawusoma tukagira ngo twungurane ibitekerezo. Imigani tubasomera tuyikura mu gitabo cyiswe Ibirari by'insigamigani, ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Turaje rero turebere hamwe iby'uyu mugani. Umuntu nyamuntu s'uburebure, umuntu nyamuntu s'ubunini, umuntu nyamuntu s'isura nziza. Umugani Abanyarwanda bawuca iyo babonye umuntu wananiwe icyo yari agambiriye gukora, noneho bagenzi be babibona bakamwunganira akagishobora, nibwo bavuga bati bamutije umurindi. Umugani rero ubwawo wakomotse kuri Mukubu wa Mushyoma, amaze gutiza u Rwanda umurindi ubwo nyine yahoreraga umwami warwo Ruganzu Bwimba. Icyo gihe Abanyagisaka bari bamaze kumwivugana, bamwivuganye yari yatabaye Bucengeri ahagana mu mwaka w'1400. Ubwo rero umuhungu wa Ruganzu Bwimba wiswe Cyilima Rugwe yari amaze kwima ingoma y'u Rwanda azunguye se, ashaka uburyo bwo kuzahorera ise biramunanira. Bimunaniye atangira kwigunga, bamuha inzoga akayanga, bamuha amata akayanga. Bimaze iminsi nta muntu n'umwe bavugana neza, abiru n'abantu bakuru n'abagaragu base baraterana bajya inama bati biriya bya Rugwe byo kutagira uwo bavugana neza, ntagire icyo akoza mu kanwa, tubikitse dute? Bemeza inama y'uko bazagira icyo bamubaza, bakamuganiriza, bakamubaza ikibimutera. Barahaguruka bamusanga iwe mu nzu yo mu gikari, aho nyine yari yigunze. Baramusuhuza bati tuzanwe no kukubaza icyakubabaje. Rugwe arabihorera. Babwira abacanyi bati nimucane umuriro mwinshi. Barawucana. Bahamagara Rugwe bati byuka hari icyo tukubaza. Arabemerera, arabyuka aricara. Baraterura bati kureba u Rwanda rwawe uko rungana, ukabona inka n'ingabo zirurimo, ikigutera agahinda k'inzingitirane ni iki? Rugwe ati ni kinini cyane ntawagishobora. Bati kitubwire natwe tukubwire intsinzi yacyo. Ati ese mwebwe iyo mubona mbangikanye n'inzingo singira icyo nyitwara, mubona mbabajwe n'ubusa? Ati dore uko u Rwanda rungana n'uko igisaka kingana, hari ubwo Kimenyi yanyiciye data simuhorere kandi nta maboko mbuze. Abatware bariyumvira bati wibabara, igisaka ntikituruhije, tuzagitera rimwe tukiyogoze, kandi uretse no kugitera turasana, nubwo twakoherezayo imitwe y'u Rwanda yose icyarimwe yagikanga imirindi, abacyo bakagwa ruhabo. Rugwe yongera kubabwira ati ikindi kimbabaza ni uriya musozi wa Kigali uri mu Bugesera, tukaba tutawuturaho, kandi nabyo nkabibona bikandya mu nda, bikambabaza, bikambuza gusinzira. Abatware bagwa mu kantu. Bataragira ijambo bamusubiza, arahaguruka Mukubu wa Mushyoma, Rukubanzoka mu ngabo wiciye mu mariba ya Rwishima. Icyo rero ngo cyari kivugo cye. Ati nyagasani, ibyo bakubwira barakubeshya, uretse ko abatware bawe bavuga ko babakanga imirindi bakagwa ruhabo, njyeweho batije umurindi wanjye umwe musa, maze nzakwicira Kimenyi ukaruhuka. Buracya koko Mukubu arahambira n'igisaka. Ageze Mukiza, aho nyine ni ibwami, aravunyisha. Niho yari asanzwe azwi rero cyane. Baramuvunyishiriza, asanga Kimenyi, aramuramutsa, baraganira. Bahimbaje ikiganiro, Mukubu abwira Kimenyi ati nyagasani, narambiwe guhakwa n'umwana, none ndaje ngo unyihakire nk'uko wari usanganwe. Icyatumye avuga atyo nuko yari yarahoze igisaka, yarajyanye na Robwa akajyana nawe kubw'indogoranyo.
musaza we Ruganzu yamara gupfa, Robwa nawe ubwe amaze kwiyahura, Mukubu akagaruka mu Rwanda. Kimenyi yumvise amagambo ya Mukubu biramunezeza kuko n'ubwa mbere yahoze amukunda cyane, akamukundira ko yari umukogoto. Aramubaza ati, mbese ubu uracyamenya umuheto nka kera? Mukubu ati, ahubwo birubu. Bukeye Kimenyi aramubwira ati, tujye kumasha ndebe ko ukibuka umuheto koko. Baragenda bashinga uruti, bombi barahamya, bagahamya kimwe. Bashyira isimbi mu ngororero, nanone bombi barayihamya. Bongera gushyira isaro, naryo bararihamya icyarimwe. Kimenyi ati, uracyari umuhanga ubwo tunganyije. Mukubu abyumvise atyo, aba aboneyeho urwaho rwo kuzamwica. Aramubwira ati, ubu ntitumenye urushije undi kuko turasa ibitizi bukira. Ati, icyatumara impaka nuko twarushanyirizwa mu mihigo, hanyuma tukarasa inyamaswa zo zizi kwiruka. Kimenyi arabyemera. Amaze kubyemera, Mukubu ati, kandi ariko tuzajya mu rubuga rwa twenyine. Kimenyi ati, cyane. Buracya Kimenyi akoranya abahigi, Zirambara baragenda. Abanyarukomo binjira ishyamba, Kimenyi na Mukubu n'umuntu ubatwaje inzoga bajya mu rubuga n'umugaragu wa Mukubu. Bajya mu rubuga rero uko ari bane. Mukubu akaba yabwiye umunyanzoga we ati, ndi bwice Kimenyi, maze nubona murashe nawe uhere ko uriya mugaragu dutwaje inzoga umwica. Bajya mu rubuga, abanyarukomo bavumbura inyamaswa. Kimenyi akaba imbere ya Mukubu, igihe ayishyiramo umwambi ataratamika ngo arafora, Mukubu aba yarekeye, ubwo aba amutsinzaho. Wa mugaragu we nawe ahita atikura umunyanzoga icumu amutsindaho. Kimenyi bamuca umutwe n'ikiganza, babishyira muri ka gatete karimo inzoga, babizana mu Rwanda. Mukubu abimurikira Rugwe n'abatware be. Nuko kuva ubwo Mukubu yamamara mu Rwanda. Rubanda bazirikanye uko yarutije umurindi wo guhorera nyirarwo. Bahera ubwo baramurata bati, abatware bavugaga ko bazakanga igisaka imirindi, none Mukubu we yagikanze umwe uko yakabivuze. Babona rero ugiye kunanirwa ikintu yahimbye gukora, abandi bamwunganira akagishobora, bati reka agishobore, bamutije umurindi. Gutiza umurindi bisobanuye gutera inkunga. Ngaha rero aho ducumbikiye umugani wacu uyu munsi, twarebye ku mugani ugira uti gutiza umurindi. Kenshi turabivuga ariko ntitumenye imvano cyangwa se inkomoko, ariko tubonye ko gutiza umurindi byaturutse ku mugabo witwaga Mukubu. Akaba yaratije umurindi u Rwanda ubwo rwifuzaga guhorera umwami warwo Ruganzu Bwimba, ubwo yari yaraguye mu Gisaka akicwa na Kimenyi. Hanyuma umuhungu we Cyilima Rugwe nawe akifuza kumuhorera, ariko akabinanirwa. Hanyuma Mukubu akatiza u Rwanda ndetse n'umwami umurindi we bwite, hanyuma akica Kimenyi. Ngaha rero imvano n'inkomoko aho byaturutse gutiza umurindi, nujya ubivuga ujye umenya ko byaturutse kuri uyu mugabo witwa Mukubu. Naha ducumbikiye ibirari by'insigamigani byo nakagaruka. Niba wifuza kugira umugani udusangiza cyangwa se tuganiraho, watwandikira hasi muri comment, hanyuma tukawugushakira. Tubibutse ko iyi migani tuyisoma mu gitabo cyiswe Ibirari by'insigamigani, n'igitabo cya Minisiteri y'Uburezi. Niba uri mushya, turagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye umenya imigani, uyimenyere igihe utazayibwirwa n'abandi. Murabeho rero, mugire amahoro y'Imana y'u Rwanda, tuzasubire ubutaha. Umuntu nyamuntu sumwe bose bishisha,